ibintu by'urusengero rwa Rukiri ko rwagurishijwe kandi hakaba ari kuvuga ko hari n'izindi nsengero nyinshi zagurishijwe muri ADPR, byagenze gute? nta nsengero zo muri ADPR zagurishijwe. Ariko uru rwa Rukiri rwo narahageze, burya naguhamagaye ariho ndi kandi nabwo ntabwo rwagurishijwe. ubu n'ufite n'uwaje n'uwo twaguze urusengero uwo mwaruguze waguhaye bino bikoresho nyine mwe mwaguze ibintu birimo hano imbere byose byo gusenya nyine ntacyo bariyumpa. nani se sura wavuze ngo ufite nimero yiwe Valante umugore Valante simbizi turebe iyo uvuga. Namaze kubibona mu bitangazamakuru byinshi aho insengero za ADPR ziri kugurishwa, ariko by'umwihariko ejo njye nagiye mu Rukiri. Burya naguhamagaye kamaze mbere kuri icyo cya mbere. Yego. Cyuko insengero za ADPR ziri kugurishwa. Niba hahiswemo hatoranijwe abantu baza gukora icyo gikorwa cyo bakora ibikoresho bya bihari, icyo gihe ntabwo bavuga ngo hari umuntu waje kugura urusengero. Ubwo biritwa ko haje kugura ibikoresho by'urusengero. Yego. Mu minsi ishize hari ikibazo cyabaye hagati ya Rugagi na Scovia, avuga ati urusengero ruri mu kabari rufatanye n'akabari, ariko mu bantu bakoze izindi nkuru kuri icyo kintu bamyenshonizemo ADPR, avuga ati munabaze ADPR ukuntu Dove ari hoteli ifatanye n'urusengero. Numva nabyo koko abantu barabyadiminga batari ko wa mugani niba Rugagi wafatanye n'akabari gasanzwe ADPR na Dove bimuremo urusengero, umudugudu wari utuye aho ngaho uzaguma amaho? Nuko mwabaye mucumbikiye, bizagenda gute? Niba abayobozi ba ADPR bageze ku kigero kivogera Imana muri ubu buryo, bagira ngo nkubwire ngo hari ibindi bintu twiteguye kubona. Yambabaje biriya bintu aho nari nicaye. Warijijwe n'iki? Yewe ni ukureka mbabwire bene da, koko muri ADPR koko turitanga pe, baratubwira ati mwitange. Inzu y'Imana ni twebwe, ni natwe barimo bahindanya imitima yacu, batinyuka gukora ikintu giteye umubabaro kingana kuriya, bagatinyuka bagafata ibikoresho nka biriya bakabiha ba rwiyemezamirimo ngo bagende bashyire kuya mu masoko. Kandi ikindi kintu kigiye gukurikiraho mugiye kubona, icyara ADPR kigiye guhinduka. Kuko abakristo ntabwo bazakomeza gucundwa gutya nk'amata yanze kureta. Uretse no kuvuga ngo turabwira Imana, ariko n'amategeko yisakuriye kubakurikirana nk'abajura. Biriya ni ubujura bukabije. Ntihagire umuntu ukubwira ngo biriya ngo bagiye ngo kubikora mu buryo bw'itorero, ari amafaranga agiye. Bigeze bagaragaza ahantu hari amafaranga agiye. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, umwana wawe ukunda kumwami n'umukiza wanjye, ndagushimiye kuko umpaye kwicara aha kandi ukampa icyo kuvuga kugira ngo mvugane n'itorero ryawe. Ndakwinginze reka umuntu wese uri kuri iki kiganiro Mwuka waramusanga musobanurire, kuko niwe twahawe nk'umuyobozi muri uru rugendo, amuhishurire ukuri kugira ngo kumubature kandi uduhe gukora kugeza ku gihagararo cya Kristo. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Shimira Imana kuko nicaye imbere y'ino kamera, nubwo numva ntari watinde. Ndashaka kuvuga iminota mike cyane. Kabona kuri iki kiganiro twasohoye ejo, twavugaga ko kubijyanye no gusenyuka cyangwa gusenywa kw'insengero, ndetse nk'uko bamaze kubyumva muri introduction y'iki kiganiro, bamaze kuvugana n'umuvugizi w'itorero rya ADPR mu Rwanda, Bwana Isaie Ndayize, adusobanurira muri make ku
ku bijyanye n'iryo senywa ry'isengero cyangwa se iryo gurishwa ry'isengero. Hanyuma kandi noneho muri iki kiganiro nashimye ko hari n'abakristo nubwo navuganye na benshi ariko kandi ubwinshi bwabo si bwo bwemeza cyangwa bugaragaza ubukana bw'ikibazo cyangwa umubabaro w'ikibazo gihari. Ahubwo ndashaka we mukristo wabonye iki kiganiro nkuko nabivuze mu kiganiro ubwabyo, ntabwo ibiganiro mbikoze nkushaka kwambika itorero rya ADEPR ubusa, kuko n'itorero ryandeze, n'itorero nakuriyemo kandi n'uyu munsi ndikene mukristo w'itorero rya ADEPR, ntabwo ari uko nshaka kuryambika ubusa. Ariko nanone ndashaka gusaba abantu mubayeho mu buzima bwa ntiteranya. Ngewe ntagaruko nteye, ntabwo nabona ibi biba. Nimwumva Pamphile nivanze muri politike muzavuge muto wagiye wavangiwe rwose aho wageze, ariko mu gihe cyose ibintu bikorwa mu izina ry'Imana, bikorerwa abantu b'Imana, ntabwo nakwicara ngo mbirebere gutya. Mujye munyihangana, nanjye ntabwo mushobora kubyihanganira. Erega nanjye ndi ubasha guceceka nkabyihorera nkuko mubishobora mwebwe, nanjye nabikora, ariko bizarangira gute? Amaherezo azaba yahe? Rero ntabwo nakoze inkuru yo gusenyuka ku rusengero rwa Rukiri, ndazizi n'izindi za mu Rwamagana zagurishijwe n'ibintu byazo byakagurishwa, turabizi. Ariko iba abakristo mukwiye kubimenya, mukwiye kumenya, kuko hari ibintu bikorwa mukazabona byarabaye ntimumenye ngo byabaye gute. Nk'urugero, kubaza umukristo wa ADEPR ngo ADEPR yahindutse ryari kugira ngo yitwe itorero rya Pentecote ry'u Rwanda, ireke kuba ADEPR nka Association des Églises de Pentecôte du Rwanda, nako au Rwanda, kuko ni au Rwanda deja, kuko yari iri mu Rwanda kuko ikomoka muri Swede. Abakristo benshi ntimuzi ibyo ko byahindutse, ntimuzi ko Pentecote yavuyeho iyo bawusabwe Imana Samuel bayoboye n'abandi bamubanjirije. Cyo ntimuzi ko yavuyeho kereka kibaho, yasigaye ku nyito gusa kugira ngo mutagira ikibazo. Ari no mpamvu mubona wandika ADEPR nkuko nandika Pamphile, kandi mu gihe kera bandikaga ADEPR bashyize mu tudomo hagati. Ibyo mwebwe ntimushaka kubyumva, murigira niba ari bujiji, niba ari kuba ntibindeba, ariko ntubyumva. Ubu nanditse izina Pamphile nkuko ndyandika nkajyana mu tudomo, ntabwo naba nanditse Pamphile ngewe ndiwe, yaba ari impine y'ubusobanuro burebure. Ibyo rero niba utarashatse kumenya ngo iyo ADEPR imwe ikomoka muri Swede, mu Rwanda ntikibaho, yaragiye kera. Hariho igihimbano cyo mu Rwanda abanyarwanda bihimbiye ubwabo, byakozwe na Batomu n'abo bakoranaga wa Yohana. Ubu dusigaye dufite ikindi cyakabaye cyitwa ubundi EPR mu Kinyarwanda. Ibyo rero niba utaba interese kuri byo, ngo ushaka kumenya amakuru itorero ryawe, umenye ngo muba mu buhe bwoko bwa leadership, ko ntushaka kwiga leadership y'itorero ryawe, ngo umenye itorero riyoborwa gute, rigenda gute, mujye munyihanganira. Nize leadership kandi ni leadership y'itorero, iyo amafuti akorwa mu izina ry'itorero, ibi ntawe mbisabira imbabazi, ni ukuri ntawe mbisabira imbabazi. Nimujya kumva ngewe nagiye kuvuga ngo gitifu umurenge ngo leadership yayishe, muzamenye ko Pamphile nabyishe. Ariko ninkubwira ngo pastor yabyishe, nafashe umwanya njya ku ishuri kugira ngo nige leadership y'itorero igenda gute. Ntabwo abantu bari noneho by'umwihariko itorero mbamo, ntabwo muri bubyice ngo ninangiza ngo nifate nk'injiji itarabyize. Narafashe umwanya nkajya kwiga kugira ngo umenye ngo itorero riyoborwa riti. Bwa mbere yowe na Kristo, ariko arabashumba rihaye. Ariko abo bashumba ntabwo bibaho umubiri umeze nka zahabu cyangwa icyuma ngo twebwe bibaho ukoze mu ibumba. Turi abantu, icyo Imana izatubaza imbere yayo nuko tuzabazwa inshingano. Mu nshingano mfite rero nibiko bivuga, ndi mu muhamagaro. Bantu murakara muti wambitse ubusa itorero, urimo uragumura, ndabagumura ngo majyane mbashyire ndi. Nta dini nzashinga, ntibibaho, ntaryo. Usibye no muri ADEPR n'undi wewe wese, ejo ndaje mvuge kuri Gitwaza n'ibi bintu ari kubeshya abantu ngo mu ijuru ngo habayo ngo indi ntebe ngo abakiranutse bazica. Ndaje tubivuganeho rwose, ubwo cyo nacyo mukitegura. Abantu bayica bakabeshya abandi, iryo juru warigiyemo se wenyine. Yesu nyiraryo ko ntatatubwiye iyo ntebe yindi ngo nyuma y'imanza zizakorwa hano mu isi ngo abantu ngo mu ijuru ngo bazambara udukweto ngo tumeze twenda kumera nk'utunono
kubera ko nta bikorwa mwakoze mu nsengero. Ibi binyoma ntabwo sigera mbyihangana, mujye mwihangana. Hari ahantu ngera nkumva ati kusige n'ubushishi n'ubugoryi, uricara imbere y'umuntu akakubwira ibipfu nk'ibi ukabyakira. Maze kuvugana n'umuvugizi w'itorero rya ADEPR, nkuko nababwiye mu nkuru, naramuhamagaye ejo, ari we ari Valentin, bose ntawanyitabye. Icyo bikora umuvugizi Isayi yaramenye ngo nimwandikire message, ndamwandikira kuva ejo ntegura inkuru, turi mu rukiri, turataha burira buracya, turayirekura ataranyitaba. Hanyuma inkuru yamaze gusohoka ya mbere, arampamagaye arambwira ati none tuvugane, mubaza ibibazo nkuko bimwe mwabyumvishe, ndashaka muze gukurikira icyo we abivugaho. We ntiyemera ko insengero zagurishijwe cyangwa n'ibindi, ariko harimo ibibazo ngewe nibajije, kandi no mu bakristo twaganiriye muraza kubyumva. Turibaza ikibazo kimeze gutya: reka twemere ko leta ariyo yafashe icyemezo, cyangwa se umujyi wa Kigali arafashe icyemezo cyo gusenya urusengero rwa Rukiri, usibye ko ntabwo turabibona muri leta, ntabyo batubwiye. Iyo ari uko byagenze, urusengero rwa Rukiri 2018 izindi barasenye, n'abantu basengera mu Rukiri murabizi ko amaduka yose yari ari hari n'abaturage bari bahari, leta yarabimuye irabahavana ko ari mu gishanga, ariko urusengero rurahaguma. Ndetse na bamwe mu bahanuzi ba Rukiri bari baratubwiye ko Imana babwiye ko urwo rusengero Imana irurinze ntawe uzarukoraho. Muraje mutubwire, kandi murabizi namwe bajyaga bababwira ko Imana yarababwiye ko urusengero rwa Rukiri rutazagenda. Narezo murarangiye, ariko si icyo nshaka kuvuga muri kino kiganiro. Nshaka kuvuga ngo kuva 2018 kugeza 2024 ari imyaka 6 cyangwa se 7 bitewe nuko umuntu abara, kuko ntabwo tubaze neza itariki ku yindi. Ibyo biratuma twibaza ngo kuki leta yemeye ko uru rusengero rukomeza gukorwamo rugashorwamo andi mafaranga menshi, kuko abantu bazirukira 2018 yari sima, mo hasi hari amasima, hejuru hari amabati urebaho gutyo bisanzwe. Rwari rumaze, mubabare mwitegereze iyi foto igaragaza ukuntu urusengero rwa Rukiri rukirangira uko rumwemerera rwasaga, rwa rusengero rwiza rw'urusirimu. Hanyuma ibyo birabaye, abantu batanze amamiliyoni, abantu baba mu sengero, muzi gushyiramo amakaro ukuntu bihenda, muzi gushyiramo sound proof ukuntu bihenda, muzi no gushyiramo izi plafo zari ziri muri Rukiri. Ni insengero nke uzasanga muri ADEPR zifite n'amaplafo meza y'ama gypsum n'ibindi bintu byari bikoze uru rusengero rutatse gutya. Rero icyo nge nibaza, ni nacyo nibazaga mu kiganiro ku muntu agikurikiye, ndibaza ngo niba ari leta yabisenye cyangwa avuze ngo barusenye, ntabwo tubijyaho impaka, ko nge simvugira leta sine nayivugaho, ngewe ndi umuvuga butumwa bwiza. Nk'abayobozi b'itorero, niki cyatumye mu nsengero nyinshi ADEPR ifite mu mujyi wa Kigali no mu gihugu muri rusange zabuze amakaro kandi ziyasabwa, zabuze amapave kandi ziyasabwa, zabuze amabati kandi ziyasabwa, zabuze sound proof kandi bitegetswe? Kuki mutafashe byari mu Rukiri ngo mubijyane kuri iyo midugudu cyangwa kuri ayo matorero? Kuko amapave yarakoze imbuga ya Rukiri ni menshi, Rukiri rifite imbuga nini. Kuki mutayafashe ngo majyane ku rusengero rw'ahandi hantu muri Kigali babuze amapave mugahitamo kuyagurisha? Kuki aya mabati yarasaka urusengero rwa Rukiri mutayajyanye muri iyi midugudu bafunze kubera ibisenge byayo bisaje bimeze nabi? Kuki ibi byuma atari ko byagenze? Kuki iyi sound proof yari irimo atari ko byagenze, ahubwo mukishimira kubigurisha barwemeza muri mirimo? Kuko bari wa mafaranga mwebwe abo hejuru mukajya kuyatwara. Iyo niyo mpamvu yatumye nkora ikiganiro, nuko nibazaga. Kuko iyo bijya gukorwa mu izina ry'itorero, kuko nk'umuntu uyoboye itorero, uko biri kose uyoboye itorero cyangwa se mwese muri ababyeyi abenshi mudukurikiye, warabyaye abana 5 cyangwa 10. Iyo umwenda Pamphile utakimukwira afite murumuna we, ntabwo uwo mwenda, kandi umwenda ari muzima utaracicaguritse, uwo mwenda wambarwa na murumuna we. Igwaba ari umwenda mwiza urambye ukomeye akazawusigira murumuna we. Niba Rukiri bari bagiye gukora ibikoresho, dufite insengero zibikeneye, kuki bitafashwe ngo bihabwe izo nsengero? Nicyo cyatumye nkorera nkuru. Mu gihe cyose nateguraga inkuru sinigeze numva ikitorero rivuga. Icyo kora nari numvisha agahinda k'abanyetorero, kandi nanjye ndakagira nk'umunyetorero. Ikindi nzi amakata menshi abamo, kuko nta kindi abantu babatekereza no kuvuga ngo okay, nitubibara gutya n'ubundi abo bagiye cyangwa abo basabwa ayo mafaranga baragomba kwishakamo kugira ngo babone aho basengera n'ibindi bisa gutyo. Niyo mpamvu ngize umugisha kwakira umuvugizi w'itorero rya ADEPR, Ndayizeye Isayi.
kugira ngo tumuganirize. Ni ikiganiro dukoranye kuri telefone ngira ngo uze kucyumva. Hanyuma mbere yuko twumva Isayi, reka tubanze twumve aba bakristo bakiriye gute kubona urusengero rugurishwa rusenywa. Bamwe na sindi buvuga aho basengera aho baturuka, ariko bose n'abakristo ba ADEPR. Wenda wowe wumvishe ntacyo bitwaye kuko ngo byakozwe na leta byagize gute, ariko se niba ari leta kukiza Inirake zitagenda, icyo nacyo mu gitekereza. Bose bari mu gishanga baraturanye. Inirake yubatse hirya gato y'urusengero rwa Rukiri ruri, ni mu gishanga kimwe. Sina Inirake yonyine, harimo n'ibindi bigo. Ni ikibazo cyuko leta se ibebera Inirake cyangwa abantu yobozi ba Inirake. Mwihanga kumentioning Inirake, nimo ndavuga ukuri guhari. Nuko bazi kudiringa kuturuta se cyangwa nuko abantu. Ndashaka rero mwumva ikitorero rya ADEPR rivuga kuri ibi. Nanamubajije kuri iki kintu cyo kuba urusengero rwa Ntora barasenya urusengero bakayimukira muri hoteli. Ejo twahoze tukora ibiganiro tuvuga tuti ba Rugagibo basengera mu tubari dufite amaroje niki. Na ADEPR nuko bimeze. Bo babyumva gute, babitekereza gute? Murakoze, nagira ngo ibi mu byumve mumenye icyo umurimo w'Imana ari cyo. Hanyuma abantu twiye gutandukanya gukorera Imana no gukorera amadini, gukorera Imana no gukorera abantu, kuko niba nyine abantu bitura, niba abantu tuzakorera buri gihe bazaduhemba. Hari ikintu abantu bavuga ngo ariko ngo bawubahutse ngo abakozi b'Imana asizwe amavuta. Amavuta bwoko ki? Twe turi iki? Wowe uri iki niba ukijijwe? Uri iki? Mu maso y'Imana nta mukozi w'Imana ubaho urutundi. Twese turi abatambye umugambi wa Kristo. Icyo Imana izatubaza nicyo yaguhamagariye. Abahanuzi Imana izababaza iby'abahanuzi. Niyo mpamvu umurinzi Imana avuze ngo nubona inkota ije ntuburira abantu, inkota ikazi kabica, nzakubaza ubugingo bwabo. Hanyuma ninkutuma kuba biruka baburira ntibumve bagapfa, wowe uzabukije ubugingo bwawe. Mu nyumve uzi ko no murinzi atahawe inshingano zo kwemeza abantu, yahawe zo kubaburira gusa. Nanjye nibyo nagira ngo mumenye nk'abanyetorero, kuko ikibazo twibaza gikomeye ni iki: ese izi nsengero zigikomeje kubakwa ntabwo ibi bintu ahubwo ari byo bigiye gutera kugumuka? Kuko niba abayobozi b'itorero batekereza koko batekereza itorero, iwacu mu Gatenga turimo turubaka urusengero. Mbahaye urugero rwa hafi, amaparuwasi hafi yose mu Rwanda arimo arubaka insengero. Niba tubonye urwa mbere rugurishijwe, abakristo bakaba ngo mwe muhengamiye hari asheri, mwumvishe ko muri buze kubyumva mu kiganiro nabajeza y'inti Rukiri rifite amateraniro arenze rimwe, sheri ifite rimwe, imidugudu itatu igiye guterana muri umwe. Ati hoye ntago ari itatu nyina leta, bamwe bazajya baterana mu gitondo abandi mwiyaranje. Bese ni mwiyaranje ukuntu mushaka ukuntu mwiyaranje mu hateranire. Abari kubaka insengero uyu munsi ntabwo bacitse intege, ntabwo mubagumuye. Ese ntibyari byoroshye da? Reka tunemere ko mubigurishije. Iyo mubigurisha mukababwira muti tugiye gukusanya amafaranga, hanyuma n'aya matafari kuko niruriba barayomora, tugiye gushaka ikibanza ahantu heza leta yemera, aya matafari tuzaheraho tuyubaka. Ariko kuko ibyo batabyitaho, icyo bitaye hari amafaranga yinjira iwabo, n'ubundi barabiriye. Niyo bababwira bati Rukiri mugiye kongera kubaka undi mudugudu, muzongera mwishake mande. Tuzabaho muri iyi mikino kugeza ryari? N'umwanya wanyu kugira ngo mukurikire yaba ibitekerezo by'abakristo bamwe muri benshi navuganye nabo, hanyuma munumva ikitorero rya ADEPR rivugaho. Murakoze. Hari ikiganiro nabonye kintera umubabaro. Muri ahantu bari kugira urusengero, bari kurusenya, numva nyine muvuga ko rwagurishijwe. Nababaye kugeza n'ubagahinda kanyishe. Hari ukuntu mwagiye muvuga nyine ibintu ukumva nyine muravugira abakristo kandi koko birumvikana. Ndi umubyeyi ukuze, nsengera mu idini rya ADEPR, ndimazemo igihe. Si cyo nirata
ariko ni ukuri nanjye ibintu nsigaye mbona mu itorero rya deperi, usibye ko nyine Imana izagenda ireba umutima w'umuntu n'imirimo ye. yego Ni ukuri Imana iturenge dutabare. Byambabaje biriya bintu narizetse aho nari nicaye. warijijwe n'iki? Yewe ni ukuri reka mbabwire bene da koko muri adeperi koko turitanga pe, baratubwira ati mwitange. ntabwo bishoboka inzu z'Imana ni twebwe ni natwe barimo bahindanya imitima yacu, batinyuka gukora ikintu giteye umubabaro kingana kuriya, bagatinyuka bagafata ibikoresho nka biriya bakabiha ba rwiyemezamirimo ngo bagende bashyire kuya mu masoko. Aha kandi ejo mu gitondo bongere babwire abakristo ngo nimukore fundraising twubake, aha birakenewe. yego Biriya bashyize ku isoko birimo amafaranga abakristo bitanze. Uyu munsi reka nkubwize ukuri mu buryo bweruye, bariya ni abajura bakwiriye gukurikirwa n'amategeko y'isi, uretse no kuvuga ngo turabwira Imana, ariko n'amategeko y'isi akwiriye kubakurikirana nk'abajura. Biriya ni ubujura bukabije, ntihagire umuntu ukubwira ngo biriya ngo bagiye ngo kubikora mu buryo bw'itorero, ari amafaranga agiye. Bigeze bagaragaza ahantu hari amafaranga agiye. iyo bahagaragaza ntabwo abakristo ba rukiri bakabaye bari kurira nk'uko barira, ariko uyu munsi amarira yabo ntacyo abwiye abayobozi, kuko niba wumvishe mu nkuru nkivugisha mwarimu akumva ko ndi umunyamakuru yahise ameshya. Ubwabyo ibi ngibi byahise bituma ntekereza mu bagabo bafite imitima y'inyamaswa bingana gute, ku buryo aho kumbwiza ukuri umbwira uti mwene data mbabara winshyira mu byago ADPR, ariko niba ari mukuri kuki atavuga? ahubwo uhisumbeshya ngo uri mu kazi ngo tuvugane ngo nyuma y'isaha atampamagaye. Nyuma y'isaha se yaguhamagara? Ntabwo yaguhamagara, yagiye guhamagara ba shebuja ngo ababwire uko byagenze. Rero ubu butekamutwe nibwo njyewe bumbabaza. Ubuyobozi bw'igihugu nibahaguruke ko mwarimu atavugira itorero rya ADPR. Namubajije nsaka kumenya amakuru nk'umuyobozi w'umudugudu, ariko reka nkubwire pamfiri ngewe uburenganzira bwanjye ntibunyemerera kuvugira ADPR. Hamagariza naha bugarukira, yego, ariko wita umbe cyangwa ndaje ngo nguhamagare ngo nyuma y'isaha, hanyuma isaha irashize ntari mbizi. Ni mpamvu nabimubwiye kuri telefone, namwe mu by'ukuri wimbeshya, ndabizi impamvu, ni mpamvu nari nanze kumwibwira nk'umunyamakuru, yagomba kumbeshya kuri. Ariko se nk'ibi byaba bakora ku karubanda, ari umwarimu w'umudugudu, azihanira he ko yabeshye mu itangazamakuru nka video ko nayirekuye? bagiye kuryozwa ibyaha abakristo bagiye gukorera mu itorero aribo babibateye. Ntuzongera kubwira umuntu ngo nazane icya 10 n'amaturo mu nzu y'Imana, yarabonye hariya yasengeye Imana ikamutabara uko wahagenda. Oya n'ibyanga bazayabakamamo, muzayatanga ku ngufu, ariko ibi ngibi ni abantu bakora ngamire kugumura itorero. Niko bari bubye icyagumuye itorero ashinze aryo data yashinze, ariko abantu ntibashaka ko tubabwira ukuri, barashaka ko ibintu nyine bibinjarikwa. Ni nka bya n'icyo kuvuga ngo nyine ngo niba ikibi cyabaye tukihorere tukirenzeho, ariko umurenzaho wera ibijumba ntabwo wera amahoro n'agakiza. Uzi ko n'umurenzaho buriya bakubwira ngo wera ibijumba, hari igihe ushaka kujya gukura ibijumba ugasanga hari ikijumba cyatobowe n'urwiri kuko barurengejeho, ugasanga cyahuranyije ikijumba cyakuze nibyo, ariko mo hagati hahuranyijemo urwiri. Ibi bintu rwose reka nkubwire, birakabije, biteye umubabaro n'agahinda, aho abantu bafata itorero bakabirigira nk'akarima k'imboga basoromaho uko babishatse. Reka ntegura inkuru igice cya 2. Imana y'amahoro igushyigikire, ariko iduhagurukiriza umuvunyi, ibi bintu birakabije. Nibyo Izayi nawe azasobanura kuri iki kintu, kuko ndi gutegura inkuru ntibigeze banyitaba, narabahamagaye bambwira kubandikira message ntibansubiza, ijoro rirarangira, kandi urumva ntabwo ndi bukomeze kugutinza inkuru. Niba ari yo kuburekinga ikwiye kuburekinga, ariko niko uyishyira ahagaragara, kuko niba utwimye amakuru twebwe ubwo turaza gufata amakuru ahari, ayo turebesha amaso cyane hawe n'abantu bahari, kandi kuko wanze kuvuga ukuri we wari ukuze, nicyo kibi cy'abantu batabasha kumva. Ejo rero erega impamvu badashaka kuvuga nuko nta kuri bafite. Umuntu ufite ukuri arakuvuga, ariko biteye agahinda.
ndetse ndi umukristo wo mu Rukiri ariko nari umukristo wa ADEPR. yego Ariko nshingiye kuri ibi bintu, ikigaragara ndahamya ntashidikanya ko nk'uko mubivuze ziriya ntabwo ari inzu z'Imana. Imana itirwanirira ntibaho, ahubwo ndabona barabigize ibicumbi byo kurya amafaranga y'abakristo. yego Kandi ikindi kintu kigiye gukurikiraho mugiye kubona, icyari ADEPR kigiye guhinduka. gute Kigiye guhinduka kuko abakristo ntabwo bazakomeza gucundwa gutya nk'amata yanze kureta. yego Nanze kwivuga amazina kubw'impamvu z'umutekano, kuko ubu ngubu abayariye n'abakoze izo nama bateze amatwi. yego Ariko kimwe mu bintu ngiye kukubwira ni uko kwihangana kw'Imana kuzagira iherezo, yego kandi n'umwuka w'Imana ntabwo azahora aruhanya n'abantu. yego Nari maranye ikibazo gikomeye iminsi itari mike ntekereza ku ikingwa cyangwa se kugaragara ko insengero za ADEPR zimeze nk'izidafite agaciro, mu by'ukuri zitagezweho. yego Ndibaza ndavuga nti nka ADEPR ifite hoteli ingana kuriya, twagizemo uruhare nk'abakristo bakatwaka amafaranga, dove irubakwa, dove irarangira. Uyu munsi dove ntabwo ari umusaka irimo irakorerwamo, ariko wajya kureba ugasanga insengero za ADEPR ahantu henshi mu gihugu zirasuzugurika. yego Bafite ibitaro bikuru byinjiriza itorero, ariko wajya kureba ugasanga ntacyo bimaze, ntacyo bimariye umukristo wabigizemo uruhare. Ibi bintu biteye umubabaro, uru rusengero rwo mu Rukiri runteye umubabaro ku rwego rukomeye. Niba abayobozi ba ADEPR bageze ku kigero kivogera Imana muri ubu buryo, bagira ngo nkubwire ngo hari ibindi bintu twiteguye kubona, hari ibindi bintu twiteguye kubona kandi ntabwo ari ibyiza. Ibi ni ugusuzugura Imana, abantu bagasuzugura n'abakristo b'iri torero. Kuko reka nkubwire, niba nk'uko wabivugaga narafashe ubutunzi bwanjye n'undi agafata ubutunzi bwe bakubaka, izi nda z'aba bashumba biriya niba mbwira ikintu gikomeye, aravuga ngo bafashe urwuri bararuvuyanga bituma n'intama zitabona ubwatsi bwo kurisha. yego Uyu munsi aba bayobozi batinyutse bakavuyanga urwuri, bagahangara kujya hejuru y'inzu y'Imana bakagurisha, bagasenya, bagakora ibintu nka biriya biteye ubwoba n'agahinda. Ntabwo Imana iri buceceke, ntabwo Imana iri buceceke. Ikindi kigiye gukurikiraho ugiye kubona, aba bakristo ntabwo babuze icyerekezo. Abazahama muri ADEPR nabo ngo ni ba bandi bafite imitekerereze itsimbarara, reka mbyite gutyo. yego Kuko iyo igihugu gitewe abenegihugu barahunga. Ikigaragara rero ADEPR yaratewe, abakristo bagiye guhunga, ariko aba bantu bakoze ibi bintu Imana yo mu ijuru izabibabaza. Hari ubugingo bw'abantu bugiye kuzimira, bamwe bakagwa kubera ko batari bakomeye, hari n'abandi bakomeye bagiye kwicara mu zindi nsengero barira. Iki kintu Imana ntizakihanganira. Tugiye kureba Imana yahamagaye abakristo bo muri ADEPR kurwana, tugiye kureba uko urwana, ariko biteye umubabaro, ndabibonye numva urumeza ruraje. Navuga ibi bintu birakwiriye. Bakoze amakosa menshi, bakoze ibibi byinshi, ariko iki cyo kugurisha inzu y'Imana bakazitanga ngo zibe imisaka, ndaguhakaniye aya ko yamera ntibiri bukunde. urumva igikomeye kirimo giteye agahinda n'abakristo, usibye abantu b'abanyamujinya n'abantu badatekereza kure. Ibi bikoresho bya Rukiri byari bikiri bishya niyo barakimara gukora urusengero. Yego, Dufite izindi nsengero no muri Kigali twagiye no mu ntara zabuze bino bikoresho, zari zibikeneye. yes, Aho kugira ngo babifate babijyane muri izo nsengero, bo ubwabo barabifashe barabigurisha, kuko icyo bakeneye ni amafaranga. Barabizi neza ko mwega abakristo muri kuri iyo midugudu
muragomba kubira kuya tubikana umubiri wose mwishakemo amafaranga ni mu byanga mu byihore mu buraho musengera n'ubundi Izayi ntazabura aho asengera n'ubundi uyu Valentin ntazabura aho asengera kuko iyo aba ari urukundo bakunze itorero iyo baba bari abakozi b'Imana koko by'ukuri reka twemere ko leta ariyo ivuze ngo urusengero ntirushaka usibye ko nyine kugeza ubu simbyemera kuko nta official statement ya leta iragaragaza ko rwa rusengero rwa Rukiri rutari batarushakaga kuko baruretse 2018 none nibyo nari ngiye kukubwira ko basenye ibindi bikorwa byari mu mibande ntibarusenye ntago bari barubonye yimuye abaturage bagira gute rwose baturuye urusengero baragenda rusengero rahaguma kugeza uyu munsi ariko leta barayibeshyera niba koko ari leta kuko nta kundi kuntu bagomba kutubeshya baratubera ko ari leta itabihashakaga leta yabiretse muri 2018 igasenyera abaturage urusengero kwaguma rukagenda rwongerwamo ibindi bintu noneho ahubwo bakarurimbisha kurutaho nk'uko leta yabishakaga yego 2018 kugeza 2024 haciyemo imyaka 6 hafi 7 yego iki ubwacyo wakibaza ikindi ibi bikoresho aho kugira ngo babigurishe kuki bakane by'urusengero rufite ibibazo bya sound proof muri Kigali ko zirahari amakaro ntihari insengero zitayafite zidafite amakaro yaba muri Kigali no mu ntara noneho Kigali rwose zirimo rwose nanjye aho ndi nta bihari iriya nta bihari amakaro ngo bahamagara izo nsengero size izikeneye amakaro wenda ibihumbi 200 ziyafate izi andasigaye bayaha abandi abakeneye sound proof bayibahe n'abandi bakora ibyo ariko kuko bazi neza ko abakristo duhora tubeshywa ko tubikora dukorera Imana tukabikora mu bujiji baravuga bati uko biri kose niba urwo rusengero rudafite ibyo bintu abakristo nibihiringa bayashake ariko aya ngaya adepereka tuyatware reka nkubwize ukuri Imana twakurikiye ntitunze umugore ihahira Imana twakurikiye nta rugo yicayemo nta mashuri ikeneye kwishyurira umwana Imana twakurikiye ntibongere kuvuga ngo niyo turimo gukorera ahubwo ni inda zabo wi pastor mwaramutse neza mugira amahoro ejo narababuze ntabwo ishose nabonetse ntabwo inama nyinshi yego nagira ngo mbabaze kuri ibi bintu by'urusengero rwa Rukiri ko rwagurishijwe kandi hakaba ari kuvuga ko hari n'izindi nsengero nyinshi zagurishijwe muri ADPR byagenze gute insengero zo muri ADPR zagurishijwe ariko uru rwa Rukiri rwo narahageze burya naguhamagaye ariho ndi kandi nabwo ntabwo rwagurishijwe byagenze gute urusengero rwa Rukiri rugomba kuhava kuko ari mu gishanga mbega ni icyemezo cyafashwe kuva 2018 ariko kuva 2018 kugeza umunsi izindi nsengero zari mu bishanga n'abaturage bose bari mu bishanga umujyi wa Kigali bakuyemo ariko urusengero rwa Rukiri rukiri gukora kandi nta kibazo na kimwe rwari rufite rwagifite mbere dufite ibaruwa twahawe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali yego kugura n'igihe ntarengwa cyo kuhakura kuko nyine ari icyemezo cyari cyafashwe hanyuma abakristo bagiye kwimukira he abakristo se ahubwo bimukiye Kicukiro Shehe ntabwo ntekereza ko urusengero rwa Shehe rwakwakira imidugudu ibiri ariko urusengero rwa Shehe rwakwakira imidugudu ibiri rwakwakira nyine Shehe yari asanzwe na Rukiri nyuma bizagenda gute bazaguma Shehe burundu cyangwa murimo murateganya kubagurira ahandi abakristo twagiranye nayo ibiganiro yego mbega icya mbere nicyo kwanza kumva impamvu nyine urusengero ruva Rukiri yego kandi bo twakiganiriyeho mbega ndashaka kumenya uri kumbaza nka Pamphile w'umunyetorero uri kumbaza nk'umunyamakuru uri kumbaza nk'uwagejejweho ikibazo mbega banzuye kandi uri kumbazaho uko biri kose Pamphile n'umwe ntahinduka ndi umukristo sinagoye ariko kandi akazi nkora n'itangazamakuru nanone ntabwo nakavuyemo noneho mbega impamvu mbikubaje kuba hari igihe umuntu abaza ikibazo kidahari ikibazo gihari ni iki impamvu mbikubajije ni uko namaze kubibona mu bitangazamakuru byinshi bavuga ko insengero za ADPR ziri kugurishwa ariko by'umwihariko ejo njye nagiye mu Rukiri burya naguhamagaye kamaze mbere kuri icyo cya mbere yego cy'uko insengero za ADPR ziri kugurishwa yego umuntu wakivuze
uwakivuze uwo ari we wese ni ikinyoma, ni igihuha, kandi ntekereza ko ntekereza ko nyine ntabwo agambiriye icyiza mu kukivuga. yego kandi bose sindumva uwabivuze, Mhm. ariko sintekereza ko ari n'uwabivuga. ariko mu bitangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye izo nkuru zo ziriho. Ibitangazamakuru urumva mu bitangazamakuru yego abantu hari igihe bavuga iby'amarangamutima yabo, hari igihe bavuga ibinyoma n'ibihuha kugira ngo ubone za views yego zitandukanye. Kuko urumva niba nta munyamakuru n'umwe wigeze ubimbaza, yego ari njye ushinzwe imitungo y'itora ADPR, Mhm. waba yarabivuze kandi nkaba nzi ko nta rusengero rwa ADPR rwigeze rugurishwa, yego ntuvuga ngo ibitangazamakuru ngo abantu baravuga ko ibivugwa nyine ni byiza kumenya ngo ese n'abanyamakuru, Mhm. kuko ubona muri za social media zitandukanye ntabwo byose babifata nk'inkuru. Noneho niba tujye panka y'umunyamakuru yego ngo akore inkuru adashingiye kubanza kumenya ngo ubundi bw'umuntu abivuza n'umunyamakuru, yego kuko noneho iyo byavuzwe n'umuntu utari umunyamakuru, Mhm. abantu wowe ukabivuga ushingiye ku byavuzwe n'umuntu nk'uwo, yego ubwo twe tugira ngo nawo bivuze. okay ni ikibazo. Yego. Hanyuma urumva Mbega ni byiza kubanza kumenya ngo harya byavuzwe n'abandi. Ni abanyamakuru umuntu yatanga reference nk'abanyamakuru. yego none mwatubwiye ngo leta yabasabye ko 2018 rwa rusengero ruhava, ariko 2018 rwa rusengero nyuma yaho rwakomeje gukorerwamo amasuku, rwashyizwamo amakaro, kuko 2018 rwa rusengero rwabagamo sima gusa. Yego. Rwashyizemo sound proof, rukorwa na plafo, kandi ibyo bintu byose ni amafaranga menshi bitwara. Kuki abakristo mwemeye ko babikora kandi mwaramaze kubwirwa ko bagomba kuhava? Abantu bakomeje kureba niba hari ubuvugizi bwakorwa byatuma hakomeza kuba urusengero, birangiye n'ibidakunze. Rero niyo mpamvu urumva nashaka kuvuga ko hatagurishijwe, ahubwo ko urusengero rugomba kuba mu gishanga. Yego, kuba mu gishanga ni ibintu bigaragara umuntu wese, kubera ko n'abaturage bahatuye bari barimuwe muri iyo myaka baragiye. Yego. Urusengero rwari rukihari bagisenga kugeza ubu ngubu, ariko ikibazo cyavutse ni uko bwa mbere iyo nkuru nyumvanye nabiganiriwe n'abakristo mu Murukiri, twaganiraga kandi wumva bafite amarira. Urabizi ko abantu tugira amarangamutima atandukanye ku kintu kibaye. Yego. Abenshi byarabatunguye, nubwo wenda mwe mwabiganishije kwa mwaragarahize n'abayobozi, hanyuma mukamenya ko muvuganye n'abayobozi, ariko barubanda rugufi twebwe aho ntitumenye inkuru ukuri. Oya, icyo uvuze si ukuri. Abakristo bakoreshejwe inama zirenzemo. Yego. Nanjye ubwanjye n'umunsi bimukira Kicukiro nagiye kuganira nabo. Yego. Rero ubwo sinzi abo uvuze ba rubanda rugufi, ariko nta ba rubanda rugufi dufite, ko abanyetorero bose baraganirijwe. Hanyuma ko ruri gusenywa, abantu bari kurusenya bavuga ko baruguze. Kuko urumva njye narahageze, ntabwo ari ibintu ndi guhimba. Urumva noneho iyo abantu bagiye kwimura urusengero, hari ibikoresho byari bigize urusengero. Yego. Icyo gihe inama zibishinzwe biga uburyo ni gute biza kuhava. Mbega ubwo buryo ni bwo bwibwe bwo kureba ngo ko bugomba kuhava, ariko hakaba hari ibikoresho byari bihari, birahava gute? Yego. Rero niba hatoranijwe abantu baza gukora icyo gikorwa cyo kubakora ibikoresho byari bihari,
icyo gihe ntabwo bavuga ngo hari umuntu waje kugura urusengero. ubwo biritwa ko haje kugura ibikoresho by'urusengero. Yego. Muteganya kuhakorera iki nk'ahahoze urusengero? Urabizi ko ibishanga biri muri gahunda ya leta. Yego. ubwo bivuze ngo Rukiri irahita yibagirana nk'aho nyine irahita ijya muri sisiteme ya leta bisanzwe. Mbega ibyo ureba icyo amabwiriza ateganya ku bishanga. Okay. kuko Rukiri yari ifite abakristo benshi kuko bagiraga amateraniro arenze rimwe. Yego. Sheri bagiraga iteraniro rimwe. Bajyaga iteraniro rimwe. ubwo ni insengero 3 zigiye gukorera muri rumwe. Ntabwo ari insengero. kuko niba iteraniro rya mbere ryabaga ryuzuye mu Rukiri, irya kabiri rikaba ryuzuye. Ni amateraniro 3 agiye kujya mu rusengero rumwe. Okay, amateraniro 3 agiye, ubwo bivuze ngo Sheri agiye guhita hajya mu materaniro 3. Ese bizakomeza bitwa Rukiri cyangwa bose bazata bitwa Sheri? Ibyo ngibyo ibyo abakristo barabiganirijwe abakristo. Niyo mpamvu nashaka kumenya nyine hari igihe itangazamakuru mubaza ibibazo ibibazo mwe mukarema ibibazo. Pastor, kurema ibibazo nta kibazo, Imana iduhaye ubushobozi bwo kurema ibibazo, yanaduha no kurema ibisubizo cyangwa yagira n'ibisubizo. Nyine ni kuvuga abantu babarizwaga mu Rukiri. Yego. Urumva niba urusengero rwa Rukiri rugiye kuhava. Yego. Igikurikiyeho nicyo gushaka aho abantu basengera nk'itorero ko babarizwa n'abakristo basengera. Yego. Rero aho basengera uwo munsi barahafite. Muteganya kuzongera gukora umudugudu wa Rukiri ukwawo, wenda mukazagura ahantu hemewe cyangwa bazakora ibyo? Iyo abakristo bumva kuba bari Kicukiro, yego, bagiye gufatanya na Kicukiro. Abantu bareba niba bikenewe se Kicukiro ni hatoya ku buryo kuko nubwo baba bagiye hamwe, itorero rikomeje gahunda yo kwaguka no kugira andi matorero atandukanye. Yego. Icyo rero kiba muri ya gahunda y'itorero yo kongera amatorero. Ariko uyu munsi igiherwaho si icyo, igiherwaho ni uko bagira aho basengera, kuko icyangombwa ni uko nyine buri munyetorero agera aho abona aho asengera kuza ko ngo Imana. Ko bari muri paruwasi ya Remera, kuki mwabashyize muri paruwasi ya Gatenga? Ariko zose ni muri ADEPR. Ntabwo bari muri ADEPR, ariko na paruwasi biratandukanye. Ariko zose ni muri ADEPR. Mbega icyo twagendeyeho, twagendeye ni hafi kuri bo, kuko twibarije abakristo tubabaza ngo nihe hantu mubona hababereye hafi haboroheye kugera. Nibo bihitiyemo Kicukiro Sheri, yo nabo habegera. Umva ni urugendo twagendanye n'abakristo, ntabwo ari twe twabwiye ngo ni mubi muri Remera mujye Kicukiro. Twanje kumva mwebwe mu nsengero zegera aho mwari muri, niwe mubona biboroheye rwegera aho mubasha gusengera, bahitamo Kicukiro Sheri. Ni ikibazo cy'amatsiko mfite, kuko mu mabwiriza yagengaga ADEPR mu gihe cyashize, sinzi wenda niba iyo ngingo nayo yaravuguruwe, ntabwo mbiheruka kuko hari igihe amabwiriza ahinduka byose ntituyamenye. Bavuga ko iyo mitungo n'ubundi yose yegurirwa ADEPR, yaba ari imitungo ya korali, wenda iyo bibaye ngombwa ko korali isenyukwa cyangwa ikimurirwa mu yindi, ibyari imitungo yayo bihinduka iby'itorero. Yego. Narimbajije nti mu mabwiriza ya ADEPR bavuga ko iyi mitungo, iyo korali nk'urugero korali isenyutse cyangwa bayishyize mu yindi, ibyari imitungo yayo bita biba imitungo y'itorero. Ibyaguzwe muri uru rusengero bizakomeza leta biba umutungo w'itorero, cyangwa nibyo bizaherwaho muteganya ko bazongera bakubaka ahandi? Icya mbere nyine ntabwo amabwiriza yahindutse, kuko imitungo yose y'itorero ADEPR nyine ni itorero ADEPR. Yego. Mu gihugu hose, kuko nta rundi rwego rufite ubuzima gatozi rwigenga
bityo rero imitungo yose yitorera aho iri hose baritora ADEPR. yego Yitoye ngo ryimuwe n'impamvu zitandukanye, yego ubuyobozi bushobora kugena ko wa mutungo ujya gukoreshwa ahandi n'ibihakenewe yego kugira ngo ujye kunganira aho bagiye kugira ngo buzuze ibikenewe, yego kimwe n'uko harebwa n'ikindi gikorwa kijyanye n'inyungu z'itora muri rusange. yego murakoze. Ariko ntekereza ko byinshi kuko n'ubundi iyo nk'ibyo bavuze by'amakorali ibyuma byabo uko byose n'amakorali yimukiye Kicukiro byose barabitwaye Kicukiro. Yego, hanyuma dufite insengero nyinshi za ADEPR muri kino gihe, dufite insengero nyinshi za ADEPR zafunzwe. Yego. Ugasanga muri paruwasi hafunzwe nk'insengero 2 cyangwa 3 cyangwa zirenga, abakristo n'ubundi bongeye. Ndi kukubaza nti muri kino gihe insengero zafunzwe n'amadini menshi agafungwa, dufitemo n'insengero za ADEPR zafunzwe. Kugeza ubwo nyinshi abakristo benshi n'ubundi bimuriwe mu yindi midugudu, muteganya mu yandi matorero. Muteganya iki kuri izo nsengero? Ko ikigaragara by'amaso y'abantu aduha, ADEPR nk'itorero rikuru rifite ubushobozi bwo kubaka izo nsengero, ariko tubona nta bisa nk'ibyamaze guhamishwa, abakristo batangiye kwiyakira, kugeza ubwo hari n'umudugudu uterana, aho guterana ku cyumweru baterana ku wa gatatu. Muteganyiriza iki izo nsengero zafunzwe zo mu cyaro, usanga n'ubundi zari zishaje koko, zubatswe kera mu buryo bwari bushobokeye abakristo bo mu cyaro icyo gihe, ariko insengero z'i Kigali zo zirubakwa neza zijyanishwa n'umujyi, ariko usanga hari nk'insengero ziba mu byaro koko kandi zamaze gufungwa, ariko abakristo batangiye no kwiheba ko byarangiye. Muteganyiriza iki izo nsengero? Ngira ngo hari zamaze kuzuza ibisabwa, dutegereje ko inzego zibishinzwe zifite mu nshingano zazisura kugira ngo zifungurwe. Ni ikintu tugomba kugendanamo twese, kandi kiri mu nyungu z'itorero, mu nyungu z'igihugu, cyo gufasha nyine ko tugira insengero zubatse mu buryo bwujuje ibisabwa. Nticyarangira umunsi umwe, ariko turafatanya twese mu rugendo kugira ngo zose zigende zuzuza ibisabwa. Yego. Bivuze ko nta torero shingiro rya ADEPR rizahera burundu? Ubwo ryaba rihereshwa n'iki? Rihereshwa nuko urumva hari insengero zasabwe no gukurwaho mu madini menshi atandukanye. Ese nta za ADEPR zo zasabwe gukurwaho burundu? Wumva ntabwo ADEPR ari itorero riri ryonyine mu gihugu. Yego. Rikora ahantu hameze nk'aho n'andi matorero ari. Yego. Niba rero hari izasabwe gukurwaho bitewe n'uko agace runaka tuvuge kabaye igishanga, yego, cyangwa habaye indi mpamvu runaka, ntabwo ukwiye gufata ikibazo cy'insengero muri ADEPR ngo kigire umwihariko, kandi ari ikibazo kireba amatorero yose. Yego. Ikibazo cy'insengero kuri ADEPR si umwihariko. Yego. Ikibazo kireba amatorero yose. Rero niba hari aho hari amatorero, hari insengero zasabwe ko zikurwaho bitewe n'uko hatemewe kuba urusengero, yego, ntabwo niba hari urwa ADEPR ruhari, ntabwo uzajya umwihariko kuko ari urwa ADEPR kandi izindi aho ngaho zitemewe kuhaba. Yego. Rero ntabwo ikibazo cy'insengero muri ADEPR ari umwihariko wa ADEPR. Tugarutse kuri izi noneho zishaje basabye kuvugurura no kuzijyanisha n'igihe, ese nk'itorero rya ADEPR hari icyo muteganya gufasha abakristo bo kuri ayo matorero shingiro kugira ngo buri mwaka tugira gahunda yo kugenda dufatanya n'insengero ziri mu nyubako? Yego. Kandi iyo gahunda irakomeje. Ubwo n'abakristo badukurikiye bafite itorero n'insengero zabo zafunzwe kubera ko hari n'amakesi yagiye aba insengero zazo ziri mu kuvugururwa,
bagahita basanga n'ubundi nyine ntizujuje ibyo bisabwa, bahumure ko niba batarafashijwe umwaka ushize uyu mwaka bashobora, cyangwa umwaka utaha bagenda bagerwaho ngo bica mu nama z'amaparuwasi bakareba ubufasha bugenda buboneka uko bwatangwa. yego. Mbega ni ibyacu twese, ni ibyabo, ni umurimo dufatanije twese. yego. Itorero duhuriyemo twese, ku buryo tuzafatanya mu gukomeza kwiyubaka kwaryo mu buryo burambye. Murakoze, ndabashimiye. Ariko mbere y'uko ngiye kubabaza akabazo k'amatsiko numvishe mu itangazamakuru mu minsi ishize, nako karansetsa, ariko ndavuga nti nzakubaze uko abantu, kuko numvishe nako gateza polemike. Mu minsi ishize hari ikibazo cyabaye hagati ya Rugagi na Scovia, avuga ati urusengero ruri mu kabari rufatanye n'akabari, ariko mu bantu bakoze izindi nkuru kuri icyo kintu bamyenshonijemo ADPR, avuga ati munabaze ADPR ukuntu Dove ari hoteli ifatanye n'urusengero. Numva nabyo koko abantu barabyadiminga bati ariko wa mugani, niba Rugagi we afatanye n'akabari gasanzwe, ADPR na Dove bimuremo urusengero, umudugudu wari utuye aho ngaho uzagumamo aho? Ni uko mwabayemo ubucumbikiye, bizagenda gute? Ngira ngo ariko mujye munasoma nyine amabwiriza icyo ateganya ku nsengero. Nusoma amabwiriza ibisubizo ubibonamo. Ntabwo abantu bose bashobora kuba bakurikiye iki kiganiro bashobora kuba barabisomye, ariko mwe ariko nyine bumva kuko itangazamakuru mufite inshingano zo kumenyesha abantu. yego. Iyo abantu bakoze inkuru, wowe ukwiye kubanza gusoma ari amabwiriza agena ibikwiye kuba igituma urusengero rwemewe cyangwa ntirwemerwe. yego. Noneho wowe ahubwo wamara kuyasoma ukabimenyesha abantu, reka nawe utayazi. Uko biri kose itorero rya ADPR rigira umuvugizi umwe wenyine, ari we wowe. Mbega muri ibyo sinzi icyo ushaka ko mvugiramo ari ikihe. Ushaka ko mvugira kumenya niba byemewe ko urusengero ukorera muri hoteli, niba byemewe ko, mbega sinzi icyo ushaka ko mvugira ari ikihe muri ibyo. Ndashaka kumenya kuki ahubwo mwimuriye urusengero muri hoteli. Ahubwo urashaka kumbaza impamvu twubatse hoteli? Oya, impamvu twubatse hoteli ndayizi. Mbega urashaka kumbaza uko biri kose, urashaka kumbaza niba ari twe tugena ibintu muri hoteli? Oya, twubaka hoteli, twubatse hoteli, ntabwo twubatse urusengero. Urashaka nyine kumbaza niba dufite ububasha bwo kugena ko muri hoteli yacu hasengerwamo? Oya, ahubwo mbega sinzi icyo ushaka kumbaza. Dore icyo ushaka kubaza ni iki. Aho hari umudugudu wa Ntora. Yego. Ubu ni itorero rya Ntora. Yego. None uyu munsi urusengero rwa Ntora ntabwo rugihari, ahubwo rwimukiye muri Dove Hotel. Nyine ikibazo kirimo ni iki? Ni ikibazo cyo kuvuga ngo ni gute Dove Hotel yahindutse n'urusengero rwa Ntora. Mbega ikibazo kirimo kuba muri Dove Hotel harimo n'urusengero. Ufite ikibazo ko tutaba twemerewe kugena ibikorerwa muri hoteli yacu? Oya, ikibazo kihari ni iki. Ufite ikibazo ko abantu basengeye bashyize urusengero muri hoteli bitaba byemewe? Icyo ni kimwe. Ufite ikibazo ko twubatse hoteli ariko tudateganya ko bahasengeramo? Mbega se ndamenya ikibazo ufite. Mbega ni iki ufite nk'ikibazo? Ikibazo gihari ni iki. Igihugu cyakizaho amabwiriza agenga ahantu hagomba kuba insengero. Yego. Muri ayo mabwiriza nta hantu na hamwe hahari hagaragaza ko muri hoteli habamo urusengero. Oya, uyasome neza. Iryo bwiriza ririmo ahubwo ikibazo ni icyo cy'uko ushobora kuba umunyamakuru. Yego. Hakaba hari amabwiriza y'ibintu ukoramo n'inkuru ntushake kubanza kuyamenya neza. Iryo bwiriza rwo n'ubwa mbere ryumvishe pe mu byo nagiye nsoma. Mbega ugenda ubanze urebe ibisabwa kugira ngo abantu habe urusengero. Yego. Ahantu hasengerwe. Noneho ubwo byanagufasha cyane kumenya inkuru ukora ku by'insengero. Murakoze cyane. Nagira ngo murakoze cyane, ndagushimiye cyane. Niba hari ubutumwa bwihariye mwagenera abakristo ba ADPR by'umwihariko bari kumva izi nkuru zo gusengwa kw'insengero no kugurishwa kwazo,
noneho tubaha abakristo ba ADEPR turaganira mu buryo butandukanye binyuze mu mashumba mu buryo butandukanye, yego ariko nk'uko babimenyereye n'ubundi bakomeze birinde umwuka w'abantu mu kubw'inyungu zabo babasha gukwirakwiza ibihuha n'ibinyoma, yego rimwe na rimwe kugira ngo barangaze abantu, kugira ngo bibonere gusa bakurikirana. Rero bakomeze bakora umurimo w'Imana, bakomeze aho bari mu rugendo rwo kuzuza ibisabwa bakomeze babyuzuze, kandi twese tugafatanije kugira ngo byose bizagende neza. Rero aho bavuga ibyo kugurishwa kw'insengero hari n'abavuga ibindi, ntabwo bazabura mu gihe cyose nyine bumva harimo ababiterwa n'ibindi bibazo bakigirira, ibintu batabwiwe n'ubuyobozi bwabo, ndabizi ko ntibabikurikira n'ubundi. Mbega hari igihe abantu bavuga ibintu nk'ibyo bakagira ngo abanyetorero barabikurikiye, ariko abanyetorero ryacu bazi aho bakura amakuru, ababaha amakuru iyo atari amakuru yatanzwe rero n'ubuyobozi bwabo, igihe cyose babifata nk'ibihuha birabo. murakoze cyane, ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Merci.